Guhera tariki 6 z'uku kwa mbere 2021 nahise nsangwamo virusi ya Korona. We kubwe yaravugaga atariko nutagira na gasport ukora kuko ni byiza gukora sport ugahumeka. Ngo no kugira iki kwinyika no kwinyika. Korona na blague irica utarwanye nayo urapfa pe kandi si blague. Cyangwa ugapfusha abantu. Nta ibyo byo kuvuga ngo gukundana ngiye mfite umusore turi kumwe ubu ngubu. Nta na gato. Ngo ufite amazo kodesha. Nago ariko njewe kuva ndi muto nakuze mu rugo abasazi bo ku muhanda, abantu basabiriza, umuntu wabuzarara barabanjizaga mu rupangu. Ngiye nubaha ubukwe nago nifuza ko igihe nzabukorera nzatana n'uwo nzaba nahisemo. Hari ijambo avuga ngo le couple c'est nous deux. Nuvuga ngo couple ni abantu babiri. Wa gatatu yagiyemo arabizambye. Ngiye numva yuko wa gatatu hundi ni Imana. Nta mukobwa utifuza kuzaba engaged. Hakanashya bagatwika wa mugani. Bagapanga imitima n'ibiki byose. Umukobwa wese ahora birota ko icyo gihe umuhungu azapfukama akamwambika impeta. Tambwese kumukunda. Ariko bibarigeze ko gira isoni. Ngira isoni nago bari babizi. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora uyu no mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza. Gasaro TV tubageza mu mwese mu bitekerezo byanyu byiza muri comment murabingenzi kuri twe aho merere hose. Imana umugisha umunsi rero turi kumwe n'umukobwa benshi muzi ndetse munakunda ngiye muzi kuri Albina Sydney. Albina makuru y'iminsi. Makuru ni meza. Uyu munsi ngo promotion kukuvugana nze ko wifuza. Urakoze cyane. Umeze gute se? Meze neza. Twarakubuze se ahubwo ngize akazi k'amatsiko nyuma yo kukubura kuri flash igihe kirekire. Abantu benshi nonaga mu comment ati Albina gihehe byari bimeze biti. No kuvuga ngo guhera tariki 6 z'uku kwa mbere 2021 nahise nsangwamo virusi ya Korona. Kuva icyo gihe rero nahise nirinda gusohoka. Yaba ari ukujya ku kazi, yaba ari ukujya mu myidagaduro yanjye n'ibindi byose ndabihagarika. Niyo mpamvu wantenya ati dukore bagapfukamunwa. Kure cyane. Nese Albina ndashaka umbwire gato wamenye gute ko none wandiye Korona? Twumva ngo ari ibimenyetso umuntu abanza kugira. No kuvuga ngo ubundi Korona bayigusangamo niburi maze iminsi 5. Urumva njewe mu kujya kuyumva mbere numvaga mbabara mu gatuza. Hari ukuntu wikora ukumva utonekara mu gatuza ariko utazi impamvu ukagimera nkaho umuntu yagukubise. Nyuma ntangira guhumeka nabi ninjoro nkajya umwuka utazamuka. Ikindi kintu cyaje kubaho kubura icyanga nkarya ibiryo nkajya ngo batetse nabi mu rugo. Habaze se mwashyizemo umunyu byagenze gute? Ibyo bivaho noneho kwa kundi winje ahantu hadahumura neza umwuka nawo nkumva sindi kumva umuhumuro. Ubwo ibyo byose byagiye bituma nkeka ko nshaka kuba nyifite ariko sinari nzi neza uko nyifite. Ubwo rero rimwe mvuye ku kazi yari ku cyumweru ndumva nagiye gusura umucuti wanjye ndaremba ninjoro umuriro uranyica ngura bira binini bivura umuriro ngura iby'inkorora urumva ntago nari nzi ngo ngwaye numvaga ari inkorora isanzwe. Rero ubwo mu gukomeza ibyo byose ngeze mu rugo umwe mu bantu bo mu muryango wanjye arambaza ariko wigeze wipima Korona na rimwe mu buzima? Mbwa nta na rimwe kuvaza ngiye nta nubwo nzi kinabaho narasetse. Arambwira ngo reka nze ngupime kandi koko yahise ampima asanga harabura gato mbese nangeze kuri stage mbi iyo bandangarana nari kujya no mu bitaro. Yego. Hanyuma babagwaye ya minsi 14 n'ibyumweru 2 cyane ibyumweru 2 bigizwe n'iminsi 15. Ubwo no kuvuga ngo kubera aribwo bari bakimenya ko nyifite nari nyumaranye iminsi 5 guhera icyo gihe rero ni nk'umusozi ugura irwanya icyumweru cya mbere cya kabiri none ikamanuka uri kurwana nayo kuko icyambere iyo kirangiye ubushaka kwanduza nabandi cyane. Ariko na mbere ho nari nanduje bagenzi banjye bamwe ntari nzi ko nanduje mbimenya nyuma. Yego. Hanyuma ngiye wenda ngize akabazo k'amatsiko muri ya minsi 14. Nako ntaranageraho ukimenya ko wanduye Korona. Wenda uyu munsi ni indwara buri muntu wese yamugeraho yangeraho ndetse n'undi wese. Ndashaka umbwire reaction ya mbere wese ugira. Cyambere n'ubwoba ikindi kintu hari ukuntu ugira gahinda k'iminota mike niko navuga kuko itubona abantu biwanyu bose bakwitaje. Birasekeje kuko urabanza ugaseka. Ngiye bwa mbere nyimenya ko nyirwaye narasetse ngira ngo ni blague. Bahita banyereka ko igeze kure ndamanuka njya mu cyumba cyanjye ndicara ntangira gukora kuri social media zanjye nkora ama video mbwira abantu nimba ari umuntu twahuye ugende wipime nshaka kuba narakwanduje n'ibindi nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri ntago nari ntarumva ububabare bwayo kuko igutera ipfunwe ni nkuko
ni nkuko waba ufite ibibembe se sinzi ukuntu nabivuga kuko urumva twese abantu bose turi guhunga kuba twayirwara umuntu wese ataha mu rugo kare kubera corona uwambara maske kubera corona ibaze rero ufite iyo ndwara none ukuntu bumeze urumva ufite ipfunwe mu bantu nubushaka kujya ahantu hari abantu benshi ikindi utubona abantu bose bakwitahaje ufite corona noneho hakazamo n'abaguseka ngo ubwo se ngo wayikuye ngo nta nubwo ariyo ngo ntibaho urumva ibyo bintu byose n'ama stages naciyemo emotionally kuntu niyumva no ku mubiri kurwara nkumva ndi kubabara hanyuma hari urakoze cyane nanjye akubazane kuko kubaza hari abantu benshi umuntu ajyegana nawe akavuga ati reka corona ntibaho ndetse nanjye arabajya babimbwira atari ko se umugira ubwabo bw'icyati corona ko ntayibaho abo bantu bakana ko corona ntayibaho wababwira iki hari umugani bakunda guca nabikoze ku ma live yanjye kuri Instagram bavuga ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi no kuvuga ngo iyo ikintu kitarakugeraho ngo ucyumve ubugira ngo ni blague ni nk'ukuntu twabonaga intambara muri Iraq nahi ariko nawe nk'abantu bayibayemo hano mu Rwanda akabona ibyo bintu ukuntu bibabaza uyu babajije barakubwira ati koko intambara cyangwa se kwicwa kw'abantu cyangwa kubabara kw'abantu birababaza rero na corona utarayirwara ngo wumve uko imeze cyangwa utaragira umuntu wawe ngo umupfushe ku bwa corona ko hari abantu benshi batakaje ababo muri iyi minsi ngo wumve ko ibabaza nta gushaka kubimenya rero ngiye ku bwanjye ndayizi navuga ko nyubaha kuko ubu nzi uko imeze yego hanyuma muri iyo minsi 14 ndashaka kumbwire umunsi wa mbere ni cyo kintu cyakugoye uri muri cya cyumba uri wenyine icyambere nagize ngo mu rugo bari kunyinisha bambwira ngo ntihongera gusohoka avuga si ibyo bibaho nta nubwo se ndi bujye kureba icyo kurya cyangwa iki urumva icyo gihe bampimye ari mu gitondo maze guteka kwa kundi uteka umureti mujye kurya n'ibiki n'iki maze gukora ibyo biryo byose ndabyibuka barabifashe byose barabimena ubundi mu rugo ntibajya bamena ibiryo kuko abantu benshi bafite n'inzara ibaze kumena ibiryo n'ubwa mbere nari mbibonye bafata ibintu byose nakozeho barabihanagura bahita bampa maske manuka urumva umubyeyi sarakarati naho wirirwa ujya uri mu biki kucyo ujya mu kavuyo waruzi kari blague noneho ikugezeho urabibonye urumva nabonye ko ababaye afite ubwoba kandi afite n'umujinya yego rero ubwo urumva ibyo byose n'ibintu naciyemo mbona ko ibintu byose nakoze barabihanaguye bahita baduha dushe yacu nge n'umucuti wanjye ko naramwanduje nawe yaraje kwipima nyuma aza kwipimira mu rugo baduha ibyumba byacu bitandukanye mbona bahise bazaniye ibyo kunywa byacu kwacu amazi igikombe cyawe avuga ati iki ni igikombe cy'abarwaye corona urumva baguha kato kuzuye katarimo blague nibwo rero nahise nge nkeka ko nagize iyo emotional breakdown kumva nyine ugize iki ipfunwe sinzi ukuntu nabivuga ugize ipfunwe ikiza no kwenda mfite umuryango mwiza niki wabonaga urukundo niki ariko wabonaga ko nabo batinya kuba bayirwara kandi koko none ubu twese tuyirwaye ninde wakwita ku wundi ni ikibazo rero twa n'utuntu naciyemo mu munsi wa mbere rumva ibintu ujya ku mpande wikora kuri ikigumaho ubwo rero no gusohoka ngiye nko muri dushe yanjye nabaga nambaye nabwo mask kugira ngo ntasohora umwuka ukaguma muri koridoro ngo nundi ace hawuyori kandi ntubuyibona nicyo kibazo cyayo yego ndumva arahuritse Albina none se wenda kandi kabazo kamatsiko hari nka kwa kundi bazanira umuntu ibyo kurya umuntu ukuzaniye nk'ibintu byo kurya ntihari igihe wenda wagiraga gahinda kumva wamuvugisha ukumva ushaka mbese ko muganira nzi ko uri umuntu ukunda kuganira cyane babana bo mu rugo ubwo no kuvuga ngo nta muntu numwe yagize kubona muri ya minsi 14 twafunguraga urugi twahita turufunga kugira ngo umwuka udasohoka ariko hari ukuntu wamuvugishaga inyuma y'urugi cyangwa se ukamuvugisha kuri telefone cyangwa se message ukamwita inzanira amazi ndanyotewe nkorera iki ibiryo rero nabwo hazagamo ikintu cy'impuhwe urarwaye kandi urwaye indwara yandura byoroshye utanazi no uyimuye rero nanjye namugiraga impuhwe ntimbe namwegera yashyiraga ibiryo nkarindira kuza ariko ntitwakubitanira akatereka ibiryo akahita agenda nge nkaza nkabiterura yego ntiwumvaga kumva ese kureba nibura amasura y'abantu biwanyu cyane nge ndabyibuka umunsi twasohotse bavuze ngo turi negative nagiye muri salo ngiye amarira azenga mu maso nta muntu ushobora kumva ukuntu gereza ari mbi gereza iyo ari yose gufungwa ahantu hose bagushyira ngo gumaha birababaza uko biri kose birababaza none se ko nari mu cyumba kitari kibi wenda mfite ni internet n'iki ngayibaze noneho udafite ayo mikoro nyine ni ibintu bikubabaza ariko utarebesha amaso ngo utumenya ngo nimba byakubabaza gute gusa nyine byarambabazaga gukumbura hanze nari nkumbuye no kureba ikirere ko twe ntago twasohotse nari razuba twe ntago twaryose twagumye mu nzu kuko urumva dusohotse tukajya hanze umwuka undi naca harawuyora
yego rero ntago twigeze dusohoka iyo minsi yose. hanyuma ugiye kwipimisha rero nabonaga bari minsi ati 5 days to go nkubona mbese urashaka ukaba ati ya minsi izashira ryari koko nabonaga ko kumbuye hanze pe usanze noneho ari negative. Yego mbere nari ubundi mbere nari nzi ko ari nk'iminsi 10 nago nari nzi ko ari iminsi 15 urumva twabaraga iminsi 10 nyuma mu byaye tatubwira ati hoya rega ni iminsi 15 ubu mushobora no kutwanduza twebwe ubwo tuba tubiretse rero umunsi wo kwipima urumva umuntu aba yiteguye koko igitangaza. Rero nkeka ko nayo nabisengeye ndavuga Mana noneho ndarushye unyibuke. Yego Imana yaratwibutse nyine dusanga turi negative. Nuko Imana yarakoze. Hanyuma hari abashiti bawe ntiyari bakubwiraga Albina wenda ati Korona reka nukubeshya ati ubwo ngubwo ni bya bindi by'abantu ababyeyi bashaka kubikamo ubwoba ngo Korona bwa mbere umunsi nayirwaye iyo weekend yaho nakoze live mbivugaho nkabibona ko hari abantu babiseka hakaba n'abandi bavuga ati twe hani Burayi wenda tumaze kwirwara inshuro 2 buri wese yabivuga uko ashaka. Hari n'umuntu wandika amagambo mabi ugasanga umuntu ahubwiye ngo n'umwijogonyoro ngo ni gute ngo waba urwaye Korona ngo ukabyina. Nje kubwanje numva ko kugira ngo ukira bihereyemo indani bigasohoka hanze uvuga ngo umutima wawe utakize cyangwa mu myumvire yawe utari kumva kuri bukire wagumurembye koko. So rero twe twageragezaga gushaka ikintu kitunezeza urumva ugumye mu cyumba n'andi hantu uri bugi nta undi muntu uri bureburetse uwo mugenzi wawe muri kumwe amasaha kuyandika n'amasaha y'umunsi ni maremare munambaye mask ibaza uwo munsi wose uri no kubabara none urwaye nta kintu kimwe ukora boostinga morale kikuzana ako kamorale twari no gupfa pe. Ariko nkeka ko abo bantu babaseka cyangwa bagahakana nyine ni kwa kundi bitarabageraho tu ntago mbibifurije ariko buri wese afite uko ibintu bimugeraho kamera gusa ngiye uko nabyitwayemo nkeka ko hari n'abandi babirebeyeho hari n'abandi barwaye benshi tuziranye ariko nkeka ko hari ukuntu avuga ati nimba Albina yarakize nanjye nzakira kandi uburyo yakizemo narabubonye. Yego urakoze cyane. Hari akantu kumurije ndakibuka nanjye narebye stati yawe ndase kuri kubyina umuntu ahita ambwira ati ntago ati Albina barwaye Korona ati so warwaye Korona ukabyina gutya. Albi nk'umuntu wenda watekerezaga ko utabyina kuriya urwaye Korona ese ubundi unyibwirira ko wabaraga cyane zira mbaraga zo kubyina kuriya wazikuragaye. Ubundi ntabeshye nimba arebye neza icyumweru cya mbere ntago nta hantu nabyinnye. Icyumweru cya mbere ngiye nari ndwaye cyane bararyaga gusa nararyaga kandi nabwo nabaga nicaye nkahaguruka ngiye toilette nkagaruka ntandi hantu ku buryo ura mucuti wanjye niwe watumye ngira morale arasenga cyane ura mwana ku buryo we kubwe yaravugaga ati ariko nutagira na gasport ukora kuko ni byiza gukora sport ugahumeka ngo no kugira iki kwiyuka no kwinyika nabyo narinzi nawe uko babivuga kwiyuka no gukora gasport gato nabyo byarafashaga. Rero ntabyo nakoraga ngiye nkeka ko iminsi ya mbere nk'itatu ya mbere ngiye nta morale nari mfite pe numvaga nihebye nkavuga ibintu akazi kari gupfa amafaranga ndayakura like ibintu byinshi cyane nabitekereza navuga gahunda zanjye zirapfuye rero ndasaze. Ariko uriya mucuti wanjye yampaye courage yararwaye nawe ariko atarwaye cyane nkanjye gusa icyumweru cya kabiri natangiye gukora sport ni naho wabonye video zo kubyina kabisa. Naho indi minsi yanavuganaga n'abantu nkakora ama video nkaseka ndebye utwo abantu bapostinze nabo nkeka ko byahereye ndani nyuma bigera n'inyuma. Yego hanyuma hari umuntu yirwara akaba yakiheba cyane ko wenda avuga ko iyo wihebye atari ibintu byiza uwo muntu yirwara kumva ko ishobora guhita imuvira mu rupfu nihe nama wamugira. Numva ko cyambere no kwizera Imana kuko niyo utaba yizera iyo Mana hari ikirenze tutazi tutabona ku isi. Ikindi ni ugukora ibyo bakubwiye. Yego bira Korona isaba discipline ari nako kuntu badutegeka ati mugume mu rugo mugire muti bira bintu utabyumvira kandi koko yagufata. So rero isaba ko wubaha nimba ubwera imbuto zirye nubwo utabishaka ariko zirye. Yego rero bisaba kubaha bisaba kwicisha bugufi kandi binasaba yuko ugira iyo morale y'indani. Yego kuko iyo morale y'indani ni igaragara inyuma ukabana byinuka nakora niyo sport ariko ndani wapfuye nukuri sinzi bya byarangiye. Hanyuma uyu no munsi wa mbere usohotse nimba ntibeshye wumvaga hanze ari nk'icyo kintu kumbuye kureba. Je n'umuhanda uragije kureba n'umuhanda najyaga numva abantu basohoka bari mu kazi ababyeyi nkabona basohotse nabo ariko nje maze ukwezi mu rugo ntabeshye si ku buryo no hanze ndumva hanze narahageze hanze mu rupangu hagatatu
ubundi njye nabaga mu nzu mu cyumba mu nzu nta handi rero gusohoka nyine kuba free ni byiza. Freedom is freedom, sinzi ukuntu nabivuga. Niyo mpamvu mbona abayinzobe ariko ubwira nibanga ahantu hashaka kuba inzobe ni ukigumira mu cyumba iyo ngiyo, mu cyumba ukiyitaho ukarya neza. Hanyuma se wenda hari abantu benshi mbona bagukumbuye, nyuma yaho uteganya kujya mu kazi cyangwa se urakiyondora? Nkeka ko impamvu Imana ibitumye umuntu akira ni ukugira ngo akomeze gahunda zayo, harimo impano iba yaraguhaye, ibikorwa ukorera n'abandi umunsi ku wundi. Ntago ngiye navuga rero ngo ndaguma mu rugo ngo ndakirinze corona. Okay, ndayizi narayirwaye nzi uko imera, ariko ntibivuze ko ubuzima buhagarara. Ndasohoka nirinde ndinde n'abandi, noneho n'igikubiyeho noneho ubu mfite n'ubumenyi kuri yo. Ndumva rero ahubwo aribwo nkwiriye no gusohoka cyane nkabafasha. Nimba ari umuntu ushaka kumbaza information, ese wakirute wakora iki, yego ndumva mbese ngiye kuba navuga umukangurambaga. Tuzi ko ababyeyi n'abantu ba mbere bagira impungenge cyangwa se ubwoba. Umubyeyi yakubwiye ati mwana wanjye ba wihanganye, wenda tubanze turaho ibintu byerekeza iby'akazi ubiretse. Ndabizeye gukunda akazi kawe, ariko se uba wumva ari nk'icyo kintu wakora? N'ubundi byambayeho kuko iyo umaze ibyo byumweru 2 ntago urabona umubiri warababaye cyane, kandi uri no kushiramo ibintu utasanzwe umenyereye. Nimba ari izo mbuto siko buri munsi nzirya mu buzima busanzwe, ariko muri ibi byumweru bishize naziryaga buri munsi. Urumva umubiri wanjye hari ukuntu nari maze igihe nkumenyereje guteta, navuga ko ari nko guteta. Ubwo rero iyo ujya mu kazi gutyo wanagwa. Njye narabigerageje ndanabyina kuri live ndagwa birananira. Urumva ntago imbaraga ziraza koko. Rero niyo mpamvu batabwiye ngo hari icyumweru cya 3 cya rehabilitation, cyangwa se ntago navuga ngo kwiyondora, ni nko kumenyereza rapidite y'ubuzima tubayeho. Ubwo rero kuko icyo cyumweru nyirangije nacyo iki ngiki kije nakazi, ari no kuba naje nyine ku gasaroti. Ubu tugiye kongera kukubona turya cyane kabisa, tugiye gukomeza akazi nakoraga n'ubusanzwe. Yego. Hanyuma uba wumva nusohoka noneho ukaba free cyane, noneho ari nk'icyo kintu cya mbere uzakora? Kuko uyu munsi wenduje muri interview nago ufite akabaraga kenshi cyane, ariko ubumva ari nk'icyo kintu ukumbuye cyane kitari umuhanda. Si akazi kanjye, se ni akazi kanjye. Ikindi nta bintu bihambaye cyane ubu ngubu. Nkeka ko corona yatumye umuntu acisha amarere, like amarere nari mfite nacishije bugufi cyane. Nyine ubu ngubu nsigaye mbona ko ubuzima ari buto. Hari icyo kintu rero iyo ukimenye ko ubuzima ari buto, mu mutwe birahinduka byose. Utumenya ko ibyo ukora byose ugomba kurinda uwo mubiri, kuko utawufite ari muzima ntago wajya haraho se ngo ukora akazi. Kindi biguha gucisha bugufi ukamenya ko kubaho nabi bibaho, kuko nararebye ndavuga se iyaba ntari mfite ababyeyi bampa ibi bintu ndi kubona byo kurya, ibi bintu byo nkaba mfite naho nogera hanze n'iki, bangaye se babifite? Hari benshi badafite ayo mahirwe yose. Rero bino byase binyereka ko ubuzima bwose ntago bworoshye. Cisha bugufi kandi ukore neza ukiriho igihe ufite gito, kuko anytime Imana ishaka kuvuga iti none reka corona reka nkwihorere wirwaneho nushaka kugenda, ariko kuba Imana ikurinda nuko ibifite gahunda. Rero ntago ugomba kubikinisha. Iyo ukize indwara yose ukize ugomba gukora gahunda nzima nyuma yaho. Rero amarere yanjye yaragabanyutse. Nesa bivuze amarere uranyibutsa, nzi ko uri umuntu ukundana n'abashiti bawe. Njya mbona wenda rimwe na rimwe mwisohokeye mwagiye kwiryohereza ahantu mwagiye kurya kunywa ibintu nk'ibyo ngibyo. Wumva ubwo buzima utabukumbuye bwawe na za nshuti zawe? Nkeka ko ubu ngubu umeze nk'umubyeyi pe, sinabeshye. Nzajya mbijyamo bibaye ngombwa kuko byemewe nanone n'igihugu. Ubwo ndi kuvuga igihe corona yashize, ariko ubu ntago rwose ntakubeshya, ntago wampamagara ngo hano ngo habaye party ngo ngwino. Sinzi ko naza, ntago bikimbamo. Warahahamutse? Si uguhahamuka, ahubwo nabonye ko nta blague. Corona nta blague irica, utarwanye nayo urapfa pe, kandi si blague. Cyangwa ugapfusha abawe. Rero ntago nakumva ko najya ahantu ndi kubona ko n'ubundi ndi kuroha abanjye, cyangwa se ndi gukora nabi. Ntago rwose ibintu by'amapati. Si ubundi ayo nagiye musahagije. Hako ubwo ushaka warekuye mu mapati Albi? Bizi byanashoboka ko njye narayipingaga vraiment. Nari mu bantu mvuga nti iyoherejwe n'abaki. Hanyuma Albina, nzi ko uri umukobwa mbese utajya wigora cyangwa se ngo ugore ubuzima. Umuntu ashaka guhamagara umukobwa akubwira ati njyewe ntabwo nsa neza mu mutwe, burese tuzanze dukora interview nabyiteguye, ariko uri umuntu rwose navuga ngo ibintu udakomeza ibintu. Nukubera ihe mpamvu mbese umeze
nk'abahungu nkeka ko ari ukubera kubikura mu muryango nkomokamo kubera nakuze nyogokuru ambwira ko ukuri ni kugomba gusohoka uri kuko ugomba gutekereza ko ibyo bintu byose nta mikoro udafite ayo mikoro se ngo ubigure cyangwa ubijye kubikoresha cyangwa se wenda umuryango ushatsemo utabifite ese wareka kubaho wabaho ubwo rero niho nagiye mbyigira ko ngomba guseruka uko ndi wenda ntago mvuze ko ntashobora kwitaka kuko umukobwa ni uwitaka ariko ntago ari ibya buri gihe yego igihe cyose hari ibintu byihutirwa ntago najya gutekereza ngo ngiye kwanza kwitaka cyangwa ikiyoya kenshi nsohoka uko ndi nseruka uko ndi iyo mbishoboye cyangwa se hari uvuga ati nzabanza njye gukoresha make-up ariko mbona wisiga duke twawe rwose ukizira mu kiganiro duke twanjye natwo tungora kuko ntago nzi kubyisiga neza hari ababa bazi kubyisiga neza ariko njye ntago ubwo bumenyi mbufite rero kenshi nkunda no kuri televiziyo nkoraho ngenda uko ngiye mpora njya mu bya make-up sinabivamo kandi ikindi ntago ari byiza kuzihoza ku ruhu kuko ziratwangiza nazo kuba ari ibintu bindi utazi aho byakorewe ugashyiraho ntago ari sawa hanyuma bimfasha nkubaza aka kabazo numva ngo uri umukobwa ukiri mutoya ariko umukire biramusekeje njyewe n'ubwa mbere nkakubashije ako kantu ariko wenda genzi ko ukora kuri flash wenda ari n'ibindi wagiye ukoramo bitandukanye ubwo bukire ni ubwo kuri flash cyangwa se ni ubukire bw'ibindi bintu byinshi bitandukanye wagiye ukoramo nkeka ko ubukire mfite bwa mbere n'ubumenyi yego ndi umwana wahuguwe n'umuryango wahuguwe nabo nagiye mpura nabo mu buzima ubwo rero ubukire bwa mbere mfite ni njye ubwanjye yego naho ubundi ubukire bw'amafaranga arashira nshobora kuba ndi umukire uyu munsi duhe muri uku kwezi ariko ugukurikiyeho nkakena njye rero ntago njya mbibaruka ngo amafaranga ngo mfite ngo nayanguwe ngo ngiye mu muhanda cyangwa iki ahubwo nkeka ko ubukire n'ubwo bumenyi mfite ikindi ni ibyo bintu uvuze nkora ngenda nkora byinshi rero iyo abantu bakora mu bintu byinshi nako baba bari kukubarira amafaranga ngo ngo ageze muri aya ngageze muri aya n'igihe wasanga wenda mbikorera ku buntu ntawamenya ngo ufite amazu ukodesha nukuri siziri barya Albina ariko je ndi kukwibariza ibintu ndabitinya cyane kuko ntago ariko buri wese uri kundeba akakanya yabyishimira cyangwa iki hari igihe ushaka kuvuga ikintu runaka ugasabanciye nk'umutwe cyangwa se ugasanga yenda no kubeshya sibyo oya ntago ujya ubeshya wenda kuzisha wowe ntago ujya utwika ngo uvuge ibintu bitari byo oya gusa ikintu nzi cya mbere ubukire baba bavuga nubwo bumenyi Imana yampaye umuryango wampaye inshuti zampaye ikindi nibyo bintu byinshi ngenda ngaragaramo nkora kuko nkunda gukora pe yego ndumva ari bwo bukire navuga rwose hanyuma tumi lockdown ariko hari ikintu wakoze kiranshimisha kuba wavuga ngo mbonye umwana wo ku muhanda nsohotse mu rugo ariko ndamufashije tuzi ko wenda ni ibihe bitoroheye abanyarwanda ndetse wenda no muri rusange ku isi hose ndashaka wenda umbwire uriya mutima n'ubundi usanzwe ubikora ukavuga uti reka mfashe abantu cyangwa se no kuzi ko turi mu bihe bitoroshye byose nyine sinzi impamvu nkomeza mvuga ngo umuryango ariko njyewe kuva ndi muto nakuze mu rugo abasazi bo ku muhanda abantu basabiriza umuntu wabuze harara barabanjizaga mu rupangu njye nakuze hari umuntu bita Kimanuka sinzi nimba umuzi w'Inyamirambo uriya nakuze rwose arara mu rugo yego yararaga hanze nasohoka nkamubona ndi umwana sinajyaga amenya ngo ni ibiki ariko ndibuka iyo sura n'ubu nkeka ko yamenya ariko sinzi urumva nakuze nzi ko kubaho no kubana na nubu kandi iyo mbishoboye ndabikora ntago navuga ngo mfite ngo societe yo gufasha abana cyangwa iki naba mbeshye ariko mu mutima wanjye bindimo nanga inzara nta n'umuntu nifuriza kugira inzara nta n'umuntu nifuriza kunyagirwa cyangwa kwicwa n'izuba rero iyo nshoboye iyo mfite icyo nkora gito uko nshoboye ndagikora nkihitira yego nukuri Imana iguha umugisha pe kuko abantu wenda batekereza gutyo bari muri generation yawe ni bakeya bibaho buri wese nuko yakuze cyangwa buri wese nuko yiyumva yego ariko abana cyane cyane ngiye barambabaza kuko umwana nta n'ikintu abazi umwana nta nubwo aba ari we wahisemo kuza ku isi rero usanga kumubona yishwe n'inzara ku kisi kandi abakeneye no gukura utamuha ibyo biryo ntago yakura yego hanyuma hari akandi kantu ngiye kukubaza ngenda kwibariza uyu munsi nakubonye yego nigize kumva ngo hari ukuntu waba uri mu rukundo cyangwa se arugiyemo no bita scenario urukundo gusa njye wenda uko mbizi n'abandi mu rukundo yego cyangwa se warigeze kurujyamo nawe ari nayo mpamvu nifuje kuza kubabuza nubwo bitamworoheye mwaza kubabaza kuri icyo kintu muri kumwe scenario rero abantu banabimenye ni umumenta wanjye muri ibi bintu byo kuvuga navuga gute
mu mbaga nyamwinshi kuba yego mu bantu benshi kuba nafata mikoro nkavuga kandi ntingire ipfunwe nkanamenya n'ibyo mvuga uko mbikurikiranye ni ukuvuga ngo twe dutangira show ya flash hype nahageze nzi kuvugira kuri mikoro nkaba navuga ibintu runaka ariko sinari nzi kwihuta kuvuga nihuta kugira ngo ntarambirana kumenya igihe mvugira indirimbo ihagaze ibyo bintu byo kwemsinga byose rero ni umumenta wanjye na mbere nari mbishoboye izo ndimi cyangwa icyo ariko rukuntu butazi kuyobora ibintu kandi amaze igihe muri uyu mwuga wo kuba MC no guhostinga rero niho namwigiyeho kugeza na n'ubu ndacyamwigiraho nta ibyo byo kuvuga ngo gukundana ngiye mfite umusore turi kumwe ubu ngubu nta na gato nubwo nariyo mufata nkaho yaba ari big brother cyangwa se uncle yego ariko ntagaruka mbere byumvishe barabivuga ahubwo baravuga ngo turajyanye baravuga ngo turajyanye ko amafoto wenda meza babona cyangwa iki kandi ntago wabuza abantu kureba ibyo bashaka cyangwa kuvuga ibyo bashaka ariko uko biri ni menta wanjye hanyuma duherukana urakomeje no kumukunzi urakoze mbwira ati njyewe mfite umukunzi wenda nagize n'amahirwe ndamubona imboga ya Albina rwose urya munsi ntabwo wenda wumvaga we umukumbuye uryari muri ibi bihe bitoroshye warurimo kuko nzi ko niwe muntu Albi mukunda kuba muri kumwe igihe kinini twaravuganaga no kubonana biraruta nabyo kumva ijwi ry'umuntu nabyo ni ingirakamaro yego niwe musore mukiri kumwe se yego niwe Albi ntumbeshye niwe rwose ko post nabonye zarahindutse takishyiraho ya mitoma cyane none se sinari ndwaye korona ntago twahuye ntago twigeze duhura nta gahunda twajyanyemo n'imwe nari ndi mu rugo yego akimenya ko urwaye korona noneho rero amenye ko bana wifi warwaye korona mbona imitoma ari imitoma n'ikintu cya mbere yakoze ni iki yabasha kubyakira yego ni umuntu w'umuhanga cyane nanashimira kuba aba mu buzima bwanjye rero urumva nawe afata umwanya akavuga ati ese wayirwaye ute n'iki kumenya amakuru yanjye umunsi ku wundi ubukwe se twitegure kunywa amazi ryari ubukwe ntago ari vuba ese Albi kuki warambwira ngo ntago ari vuba no mu kiganiro cy'ubushize warambwiye ngo si vuba ibintu by'ubukwe njye nubaha ubukwe ntago nifuza ko igihe nzabukorera nzatana n'uwo nzaba nahisemo kandi umukunda nawe gukunda oya si ukuvuga ngo uwo muntu ubwo sinzi nimba ari uyu nguyu turi kumwe ubu cyangwa se nimba ari undi uzaza gusa njyewe ikintu nubaha ubukwe mba numva ko ubukwe akuribaza ikintu watumiye abantu bose ukabicaza bakuru abato iki ukabereka utuye umuntu niwe nkunda mu murebe warangiza nyuma mugakata keke sinakubwira amafoto akakwambika impeta nose ni ibintu biba bidasanzwe mukabyarana ntago ari ibintu bya blague njye nubaha ubukwe niyo mpamvu mba numva ko ngomba kuzabukora ntuje ntajagaraye ntagize urakoze hanyuma ikiganiro ubushize twakoze nabonye comment zigera muri 6 ati niba Albina koko afite umusara mubeshya ati uko Albina ntakunda abanyarwanda ngira ngo wenda nazibonye abantu batekereza gutyo wabasubiza iki ariko koko Albi mbanze ukunda abazungu cyane buri muntu wese afite fantasme yego fantasme nk'uko umuntu akura avuga ati njye nkunda imodoka nkunda iki ngo nanjye rero nkeka ko nakuze mfite ako kantu ko kuvuga ngo nkunda kuba najya kuba hanze se cyangwa se kuba nakundana n'umuzungu cyangwa iki ariko nta birenze ubwo Imana izanteganyiriza niwe gahunda hanyuma hari umuntu uvuga ati njyewe nzakora ubukwe mbere nzabana n'uwo nkunda mbere hanyuma dukore ubukwe nyuma abo bantu ubifata gute njye nkeka ko hari ijambo avuga ngo le couple c'est nous deux nuvuga ngo couple ni abantu babiri wa gatatu yagiyemo arabizambye njye numva yuko wa gatatu hundi ni Imana nimba mwe mwagishije Imana gahunda mukayibaza cyangwa mukabyiyumvamo ko ariyo gahunda mushaka nta kibazo kirimo ni ubushake bwanyu nubaha buri wese ubushake bwe ariko nje kubwanjye kwa kuntu nubaha umuryango wanjye nubaha umuco wanjye numva ko umusore uzankunda azaza kansaba yego ni wacu bakamwemerera nanjye nkaba naramwemereye tugakora ubukwe nkuko bikwiye tukagenda yego gusa ndabitinya nanone kuko hari igihe umwe mutaziranye neza ugasanga mwise mwiroha mu rugo sasa mukagurukana yego nyine ni ibintu bigoye ntakubeshye ni ibintu bigoye kuko inzira buri wese afite inzira ye rero ahasigaye njye nkeka ko ari kwa gusaba Imana ikabafasha tu ntago nzi ngo waca mu yenzira ushaka guca muri nzira y'umuryango ariko ugasanga unejeje umuryango wowe uriyibagiwe ugeze yarakubabaje uwo muntu rero sinzi wenda hari abantu bambikwa n'impeta fiançailles ariko nyuma akakubwira ati harabo twagiye twumva wenda bo muri
ntago neka kuvuga wenda showbiz bazwi aho gasanga arakubwira ati iyi meta nayikuyemo ati kubera wenda nabonye tutashobokana nge nawe Albina ikihe kintu bitekerezaho kuba umuntu yakambika undi meta ko nyuma akavuga ati nawe tutashobokanye kandi koko iyo meta warayimenge numva ahubwo akayimeye ya meta kuko wabonye kwa muntu mwashobokana wowe nawe nkuko wabivuze Gasaro TV.